KFC cyangwa Kentucky Fried Chicken mu magambo arambuye ni uruhererekane rw'amaresitora yamamaye cyane ku isi kubera umwihariko wabo mu gucuruza inkoko zikaranze. Ikaba ifite icyicaro mu mujyi wa Louisville muri leta ya Kentucky ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. KFC ikaba ari iya kabiri muri resitora z'uruhererekane inyuma ya McDonald's. Ikaba iherereye ahantu hagera ku bihumbi 22,621 nk'uko byatangajwe mu bihumbi 2019. Ikaba iherereye mu bihugu 150 ku isi yose. KFC ikaba yaramaze no kugera mu Rwanda aho yamamaye cyane mu mujyi wa Kigali, kugeza nawe ushaka gushimisha umukunzi we ari hamujyana. Ese izi nkoko zabaye kimenya bose zifite amateka ki? Ese kugira ngo zikarangwe kuriya igitekerezo cyari cyande? Nguhaye ikaze wari kumwe nanjye muri iki kiganiro sobanukirwa kuri Aho Visual Radio. Nimugiye kubana ndi Kayira Bertrand. Muri iyi video tugiye kugaruka ku mateka atangaje ya Colonel Harland wavumbuye kandi agashinga kompanyi ya KFC yamamaye cyane ku isi hose kubera gucuruza inyama z'inkoko. Ndakwibutsa ko kandi iyi video ushobora kuyisanga kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand. Ukibuka gukora like na subscribe kugira ngo n'izindi video nziza nk'iyi zijye zikugeraho byoroshye. Ubundi mu gihe cya kera kubona inkoko imeze nk'izi za KFC byabaga bimeze nko kubona zahabu kubera ukuntu zabonekaga hake. Ariko ibi Colonel Harland yaje kubikemura ku buryo inkoko ubundi umuntu yatekaga iminota 30 we yayitekaga mu minota 10 yonyine. Harland ni umwe mu barokotse intambara ya kabiri y'isi ndetse yazengurutse ibice byinshi bya leta zunze ubumwe za Amerika mbere y'uko ashinga KFC. Nyuma yo kwimwa akazi inshuro zirenga 1000 yaje guhabwa amadolari 100 na caisse sociale, amafaranga yaje kumubyarira amamiliyoni amagana. Ku itariki ya 9 Nzeri 1980 Harland nibwo yabonye izuba ku ifamu y'umuryango we mu birometero 5 uvuye mu mujyi wa Louisville muri leta ya Indiana. Ubwo yari afite imyaka 6 papa we yitabye Imana, mama we nta yandi mahitamo yari asigaranye uretse gukora, aho yadodaga ndetse agahata inyanya mu ruganda rwa sauce tomate. Harland niwe witaga kuri barumuna be ndetse akenshi akabatekera. Ubwo yari afite imyaka 7 y'amavuko yari amaze kumenya guteka neza umugati ndetse n'imboga, atangiye no kumenya guteka neza inyama. Rimwe na rimwe hari igihe yagezaga saa 5 z'ijoro atetse. Amaze kuzuza imyaka 10 yabonye akazi ke ka mbere aho yakoraga ku ifamu. Kimwe n'abandi bana bato yakundaga kurangara igihe aragiye, bituma aza no kwirukanwa. Afite imyaka 12 mama we yashatse undi mugabo utari ufite igitekerezo na gito cyo kurera abana atabyaye. Nyuma y'umwaka yarongeye ava iwabo ajya gukora ku ifamu nanone. Yabyukaga kare cyane mbere y'uko umuseke utambika, akagaburira amatungo ubundi akajya ku ishuri. Indi mirimo akayikora agarutse. Rimwe na rimwe hari igihe akokoraga ibigori akageza saa 2 cyangwa saa 3 z'ijoro. Ubwo yari afite imyaka 13 agiye mu wa mbere segonderi, ishuri yaryize ibyumweru 2 ahita rivamo. Ngo imibare ya algebra yaramukomereraga cyane. Yarakomeje akora ku ifamu indi myaka 2 mbere y'uko atangira gukora indi mirimo igiye itandukanye. Harland yakoze nk'umukonvoyeri, aba umusirikare, aba umwubatsi w'imihanda ya gari ya moshi, akorera sosiyete y'ubwishingizi, akora mu bwato, mu ruganda rw'amatara, agurisha amapine ndetse aba n'umunyamategeko. Umugore we Josephine yaje kumuta kubera ko yagendaga yirukanwa ahantu henshi, akaba yarabonaga atabasha kubyihanganira. Ubwo yatangiye gukora nk'umuntu utanga esanse noneho ibintu byatangiye guhinduka. Mu 1924 yarimutse ava mu mujyi wa Louisville yerekeza i Winchester nyuma yo gushaka ahantu hose akabura akazi. Nyuma nibwo yaje guhabwa akazi na manager wa sosiyete ya Standard Oil Kentucky. Ubwo bahuraga Harland ntago yari azi icyo uyu mugabo ari cyo, ndetse amutekereza inkuru y'ukuntu yagiye ashaka akazi ahantu hatandukanye akakabura. Uyu mugabo yahise amubaza niba ashobora kumucungira sitasiyo ye ya essence mu mujyi wa Louisville. Harland ntiyigeze abitekerezaho kabiri, yahise amubwira yego. Mu minsi ya mbere business yagendaga gahora cyane kubera ko abantu baho bakundaga umuntu acungaga iyi sitasiyo mbere ya Harland. Abantu benshi mu mujyi ntibanamurebaga irihumye.
Ibi byatumye Harland agerageza uko ashoboye kugira ngo atange serivisi nziza kandi buri muntu wese umuguriye akagira ikintu amuha. Uko ibihe byagiye bigenda, ibi byamuhaye abakiriya benshi cyane ku buryo yungukaga byibuze ibihumbi 12 by'amadolari ku kwezi, amafaranga akubye hafi inshuro 3 ugereranyije n'ay'abandi bungukaga. Aya mahirwe ye nayo ntiyamaze igihe kirekire kuko Amerika yahise ishegeshwa n'izahara rikomeye ry'ubukungu. Ibi byatumye Harland agurisha ibikoresho bye byose kuko yabonaga ibyo yakoraga ntacyo bikimumariye, ahitamo kubivamo. Ku bw'andi mahirwe, indi sosiyete icuruza esanse ya Shell yahise imusaba ko yabacungira imwe muri sitasiyo zabo bari bamaze kubaka mu mujyi wa Corbin. Aya yahise ayabona nk'amahirwe yo kongera gukorera amafaranga nanone. Yahise yemera ubusabe bwabo ndetse ahita ajya gutura mu mujyi wa Corbin mu 1930. Mu 1937 ibiryo bye byari byaramamaye cyane ku buryo n'abantu bavaga mu bindi bice bya Amerika baje kumureba. Noneho yahise yagura sitasiyo ye, yubaka moteri ndetse na cafe ishobora kwakira abantu 142. Muri iki gihe yari amaze guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo yashoboraga gukaranga inkoko nyinshi icyarimwe kandi mu gihe gito. Iyo yatekaga inkoko nyuma y'uko umukiriya amuhaye komande, byasabaga byibuze iminota 30 kugira ngo ibe ihiye. Andi mahitamo yari afite ko ari uguteka izi nkoko mu mavuta menshi, ariko ibi byatumaga inkoko itangira gushirira inyuma ariko mo imbere itarashya neza. Nyuma yo kuvumbura isafuriya nshya ya pressure cooker akayikoresha ateka imboga ze, ibintu noneho byatangiye kugenda neza. Yahise agira igitekerezo cyo gukoresha aya masafuriya ateka n'inkoko ze. Uko yagendaga bikora igihe kirekire, noneho yari amaze kumenya uko yaregera umuriro neza, ingufu z'isafuriya, inyama ndetse no kuba ibinure byahiye neza. Iyi safuriya yatumaga inkoko igumana uburyohe bwayo ndetse ikabasha gushya neza. Ari nako kandi mugabanyiriza igihe, ibyamusabaga iminota 30 noneho bitangira kumutwara hagati y'iminota 8 n'9. Muri iki gihe yari agikusanya neza ibirungo yazajya akoresha, kuko ubundi mbere yatangiye akoresha urusenda n'umunyu gusa, ariko akagenda yongeramo ibindi birungo bike bike. Umunsi umwe yigeze kubona komande yo guteka inkoko 500. Kubera ko atari ayihawe n'umuntu usanzwe ari umukiriya we, ahitamo gukoresha ibirungo atari yarigeze akoreshaho na rimwe. Byaje kurangira izi zibaye zimwe mu nkoko nziza ziryoshye yigeze ateka mu mateka y'ubuzima bwe, ndetse n'izindi nkoko atangira kujya ziteka akoresheje ibi birungo. Ibi birungo bye yahise abigira ibanga rikomeye cyane, ndetse ibi birungo ahita abiha izina rya Secret Blend of 11 Herbs and Spices. Mu 1939 ibintu byarongeye birazamba. Nyuma yo kubaka moteri ye ya kabiri na cafe mu mujyi wa Asheville, imwe mu nzu ze yarahiye irakongoka. Ubwo yari amaze kuyisana, nta bakerarugendo bari bakigenderera uyu mujyi kubera intambara ya kabiri y'isi. Ibi byatumye agurisha ibikorwa yari afite muri uyu mujyi wa Asheville, atangira gukorera andi maresitora na cafeteria. Intambara y'isi irangiye, Harland yafunguye indi resitora mu mujyi wa Georgetown, ndetse ahaha uwo bakoranaga ngo ahayobore. Yamuhembaga amadolari 300 ku kwezi ndetse na 1/2 cy'inyungu. Mu 1953 Harland yakiye telefone ivuye ku mwubatsi wamuhaga ibihumbi 164 by'amadolari ngo amugurishe moteri ye ndetse na cafe. Aya mafaranga Harland yarayanze kubera ko iyi moteri yari iherereye neza ku muhanda, kandi 90% by'abakiriya yabonaga bari abakerarugendo. Ariko nyuma y'amezi 6 yicujije iki cyemezo cyo kutagurisha izi nzu ze. Imihanda yaganaga iwe barayihindukije ku buryo abantu babaga bari mu modoka batabashaga kubona uko bagera aho yakoreraga. Harland yahise atangira kubona ko business ye ishobora kuba igiye guhomba, bituma mu 1956 ahagurisha muri cyamunara ku bihumbi 75 by'amadolari. Aya mafaranga yari ari munsi ya 1/2 cyayo bari bamuhaye imbere. Ku myaka 66 yagombaga kubeshwaho n'amadolari 5 ya buri kwezi yari yarizigamiye mu isanduku y'ubwizigame. Ariko yari afite igitekerezo gishya, aricyo cyo gukora kompanyi y'uruhererekane icuruza inkoko zikaranze, akayita Kentucky Fried Chicken.
ndetse muri uyu mushinga hari ibyo yari amaze gutegura. Mu myaka yari yabanje yari yarigishije inshuti ye Pete Harland uko yatekaga inkoko ze. Ubwo Pete yakoraga muri resitora ye, imicururize yarazamutse ku kigero cya 75%, ndetse iki gitekerezo Harland yasaga nk'uwatangiye kugishyira mu bikorwa. Ubwo yari atangiye gushyira mu bikorwa iki gitekerezo cye, yashyize amasafuriya ya pressure cooker ndetse n'agafuka k'ibirungo muri butu y'imodoka, ubundi arerekeza. Iyo yacaga ahantu hari resitora nziza, yasabaga uhayoboye ko yatekera inkoko abakozi bawo. Iyo babyemeraga, yanabasabaga kuba yahaguma iminsi mike atekera resitora. Ibi yabikoraga afite kandi icyizere ko ashobora no kubagurisha uburenganzira bwe bwo guteka inkoko ze za KFC. Kugira ngo abone ibyo yakoreshaga mu rugendo, zimwe mu nshuti ze zamuhaga ibyo kurya ndetse akarara mu modoka ye. Nyuma y'imyaka mike, Harland ntiyari agifite gukora izi ngendo kubera ko ahubwo abantu batangiye kujya bamwisangira ahari. We yarebaga ibyerekeye n'ibitabo, naho umugore we Claudia akavanga ndetse akagemura ibirungo ku baguze uburenganzira bwo kubikoresha. Mu 1963 hari ahantu 600 umuntu yashoboraga kubona inkoko za KFC muri Amerika ndetse no muri Canada. Bwa nyuma yaratangiye kubona amafaranga, ariko noneho atangira kugira impungenge zikizaba kuri kompanyi ye namara gupfa. Mu myaka myinshi abantu benshi bagiye bamusaba kugura kompanyi ye, harimo n'umusore w'imyaka 29 w'umunyamategeko John Y. Brown. John yahuye na Harland mu 1963 ubwo yamusabaga kumubera umunyamategeko we. John yashimishijwe cyane nuko Harland yari amaze kugira ahantu amagana hose yagurishije uburenganzira bwo guteka inkoko za KFC. Afatanyije n'umukire Jack Massey, John yagejeje igitekerezo cye cyo kugura kompanyi ye kuri Harland Sanders. John yashishikarizaga Harland gufata ikiruhuko, ubundi kompanyi akayisiga mu maboko ye, ariko Harland ntiyabyumvaga kubera ko yafataga John nk'umuhungu we. Nyuma yo kubitekerezaho igihe kirekire, ku itariki ya 6 Mutarama 1964 yemeye kugurisha kompanyi ye kuri John ku kayabo ka miliyoni 2 z'amadolari, amafaranga angana na miliyoni 15 z'amadolari ubu ngubu. Iki gihe yari afite imyaka 73. Ubwo yari ari kuvuga ku rugendo rwe kugeza yubatse kompanyi ya KFC, yavuze ko buri ntsinzwi yose mu buzima aba ari ibuye riri kubaka ahazaza heza. Ati, nahakaniwe inshuro 1009 mbere y'uko ngurisha kompanyi yanjye kuri miliyoni 2 z'amadolari, ndetse hari n'abaciye mu bihe bibi birenze ibyanjye, ariko icy'ingenzi ni ukudacika intege. Wakoze wowe wabanye nanjye muri iyi video kuri Ahupa Visual Radio, aho twagarutse ku mateka atangaje ya Colonel Harland Sanders washinze kompanyi ya KFC, aho twarebeye hamwe urugendo rwe rwose kuva avutse kugeza ashinze kompanyi ye afite imyaka 66. Kwibutsa kandi ko niba wacikanywe n'iki kiganiro ushobora kugisanga kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand, ukibuka gukora like na subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byacu bijye bikugeraho byoroshye. Amahoro.